Bakunzi bacu rero twongeye kubasuhuza. Muraho. Twababwiye ko tuzajya tubagezaho udushya. Utwo dushya rero ewana no munsi noneho twatuzanye pe. No munsi tugiye kubakorera konfitire ikoze mu mapera. Abenshi mugira ibiti by'amapera ugasanga amapera yanyapfuye ubusa, bamwe inyoni zirayariye, andi mukayaha amatungo, ariko hari uburyo bwiza ushobora kuyakoramo ibintu byiza kandi byanaguha n'amafaranga bibikika kandi ukaba wabikoresha. Nta kindi rero tugiye kubereka ukuntu bakora konfitire yo mu mapera. Mutege amatwi murebe ewana ntimucikwe, ndababwiza kuri ibintu no munsi biraba ari munange. Kandi ewana abakanze like, abakanze subscribe, ewana ciao ndababwiye ngo ibintu ni neza. Twagiye rero mu gikoni cyacu. No munsi twafitiye amapera rwose twayaronze twayatunganije murayabona, tukaba tugiye kuyabakuriramo icyo bise konfitire. Ubwo rero tugiye kuyashyira mu isafuriya, niturangiza dushyiremo amazi make rwose, niturangiza dutereke ku ziko. Twagiye mu gikoni tugiye gucana hagati y'iminota 5 n'6, ubundi dukomeze dukore konfitire yacu. Noneho rero tuje kureba amapera yacu bana byaciyemo. Ubu tugiye gutunganya konfitire yacu. Noneho no munsi tubafitiye paswari murayibona. No munsi niyo turakoresha, ntabwo dukoresha imashini bitewe nuko gukora konfitire n'amapera murabizi abafite imbuto tugomba kuzigabanyamo kugira ngo ibintu byacu bize ari umwimerere bimeze neza. Rero tugiye gutangira kumikisa. Tumikise amapera yacu. Noneho tumikisa amapera yacu, bakaraga gutya. Muri kubibona uko ukaraga niko umutobe wayo ugenda uza hasi mu isafuriya. Twagize ikibazo cy'amapera y'iki gihe ntago akigira wa mutuku wa kera ngo atukure cyane, ariko kugira ngo muri kubibona uko babigenza. Tubibona rero ko dushoje kumikisa amapera yacu. Kubona umutobe uvuyemo niwe tugiye gukoramo konfitire yacu. Muri uyu mutobe wacu tugiye kongeramo isukari, kugira mwese muri kuyibona. Iyi sukari niturangiza turashyiramo ibihiko 6. 2, 3, 4, 5, 6. Niturangiza turashyira ku ziko ducanisha.
twaje mu gikoni cyacu, tugiye gucanira hagati y'iminota 5 n'ine, ahasigaye tubereke ko konfitire yacu iraba imeze. Nyuma ya ya minota 4 tuje kureba konfitire yacu ingene yagenze. Wow, yabayeyo kabisa, ajajaja kabisa. Ufite umukati wawe rwose hafi aho ewana, watangira ugakoreza. Babwire iyi konfitire igihe uyinyujije muri paswari ukabona ntinoze neza nk'uku, ushobora no kuyimikisa ugashyira muri blender ukaba wayimikisa. Tukaba tugiye rero kuyishyira mu kintu cyacu twateguye. Kureba yuko rwose yabaye icyo bise karite. Tuje kuyishyira mu kintu cyacu, urayibona imeze neza rwose pe. Iyo urangije urarindira igahora, wapi guhita upfundikira, urarindira igahora. Yamara guhora ukaba wasiga ku mukate. Bakunzi bacu rero, tukaba tubafitiye n'umukate. Uyu mukati niwe twazanye ngo tubahereho urugero. Undi iyo konfitire yawe yamaze guhora, tegura neza rwose mu gitondo, ukazana agakonfitire kawe. Ni nziza, iraryoshye pe, kuriya mwumva konfitire y'inkeri, konfitire y'iki ikorwa mu bimera, ni nako n'iyi imeze. Ugasiga umukati wawe neza. Wamara gusiga umukati wawe, aho kugira ngo rwose abana uzabagaburire ibintu byo mu nganda bibice, ureba n'ubuzima bw'iki gihe tugomba kubusigasira. Ubwo rero iyo urangije tegura imikati yawe. Ikintu nababwira cyo rwose, uyu mukati n'itasi yawe y'icyayi isize umukati wawe usize iyi konfitire, aba ari neza neza umwimerere uburiye. Niyo mpamvu twahisemo kubagezaho ibintu byose by'umwimerere. So mwibuke gukanda subscribe, mukande share, mushyire igitekerezo cyanyu muri comment nk'uko mwabigenje. Twarabishimye cyane, amashyi menshi, kubera ko rwose inkunga zanyu ziba zikenewe kugira ngo tubagezeho n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu tubararikiye kwandika muri comment kugira ngo ejo tuzabagezeho akandi gashya.